Yes, abakurikiranye Buganza TV nanone ni muri cya kiganiro dusanzwe tubagezaho cyitwa uhagaze ute mu myemerere. Nkuko bisanzwe ninjye MC Maurice mubana mu kiganiro ndetse kandi ndi kumwe n'umutumirwa witwa Honorine. Murakoze cyane rero tugiye kubana muri iki kiganiro tukubaze nawe tubaze maze dusubizanye tugira ibyo twunguranaho kubigendanye n'imyemerere. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda kandi ukaturinda neza. Kuboko kwawe kwiza kukaba kwakomeje kubana natwe tukaba turi bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. None nyemerere rero tukugirireho umugisha muri uyu mwanya w'ikiganiro, ubuntu bwawe n'imbabazi bibane natwe kuko Imana ishobora byose. Abumva ubahe kumva no kumvira kandi natwe utwungura ubwenge n'ibitekerezo kugira ngo tubere umugisha benshi kandi nabo batubere umugisha ubw'icyubahiro cyawe none n'iteka ryose. Amen. Honorine, tubaye ikaze muri studio za Buganza TV. Yes, nanone kandi turabishimiye mwebwe mukurikiranye Buganza TV. Ndagira ngo tuganire kuri iyi topic ivuga ngo uhagaze ute cyangwa uhagaze he mu myemerere. Twagiye tuganira mu biganiro bitandukanye tuvuga ngo mbese ko abapasteri, abavugabutumwa, abahanuzi, abakristo bahunga abanyabyaha, bagahunga abo twakita indangamirwa cyangwa se maraya, bagahunga abajura, bagahunga abakora mabi, abatinganyi n'abandi bose bemera ko abanyabyaha. Abakristo barabahunga. Mbese birakwiriye ko bahunga abanyabyaha cyangwa birakwiriye yuko abakristo begera abanyabyaha kuko ariyo misiyo bafite? Aha ndatanga igisubizo. Abakristo bafite misiyo ku banyabyaha. Ntibikwiriye yuko uhunga umunyabyaha naho abantu bakukritikaho cyangwa bakuvugaho amagambo menshi bitewe nuko bakubonyeho umunyabyaha. Twatanze urugero, ngira ngo mwese mukurikirana Buganza TV murabibona. Ejo nabwo twari dufite ikiganiro tuvuga ngo ubyumva ute cyangwa uhagaze he mu myemerere. No kubera iki abantu ku igaburo ryera bamwe bahezwa? Uhagaze ute mu myemerere? No kubera iki umuntu asengera umuntu ataka inzara akamusengera ngo nagende Imana imuhaze, yatakaga imyambaro ngo nagende Imana izamwambika, kandi yarafite imyambaro yo kumuha ngo yambare, yarafite ibyo kurya yagombaga kumuha ngarye, ariko yarangiza akamusengesho ngo Imana izamugaburira. Uhagaze ute mu myemerere? Twasanze umuntu ugomba kumugaburira, ugomba kumuha imyambaro, uragize ukamusengera ukamubwira ngo genda amahoro, Imana izakugirira neza. Honorine, wiyumvemo ikaze. Wowe uhagaze ute mu myemerere? Abadukurikiye mwe muhagaze mute mu myemerere? Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kigendanye n'imisatsi abantu bakivugaho bitandukanye. Imisatsi, hari ahantu hari urusengero ugeramo Honorine, umuntu akakubwira akavuga ngo aba bantu n'abapagani baririmba bafite tentire, basenga bafite dread, basenga bafite menshi, bakabivugaho byinshi, bamwe bagafatwa nk'abapagani, basize inzara, basize umunwa, ibintu nk'ibyo. Wowe ubivugaho iki Honorine? Ubivugaho iki? Njyewe ukuntu mbona mu bijyanye no gusenga, ntabwo kuba usutse cyangwa usize ari byo bivuze ngo ukorera Imana. Ushobora kuba usize kandi ukorera Imana kandi unayubaha. Gukorera Imana si ukwisiga, gukorera Imana ntabwo ari ukuvuga ngo wambaye imyambaro cyangwa wisize ibintu ku munwa, ahubwo ni ukuyubaha ukayiringira. Icyo nicyo cya mbere. Yes, Honorine aratubwiye ngo gukorera Imana ntaho bihuriye no kuba ufite imisatsi cyangwa wasize inzara, ntaho bihuriye. Ariko se wowe uhagaze ute mu myemerere cyangwa mu myizerere? Uri mu mwanya Honorine arimo cyangwa urifite urundi ruhande uhagazemo? Nawe uratubwira muri comment. Ariko nubwo dufite icyo tubivugaho twebwe nk'abana b'abantu, Bibiliya nayo ifite icyo ibivugaho. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 3 ndetse no wa 4. Haravuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa kwambara izahabu
cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo uba w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ku murongo wa 5 aravuga ngo abagore bera ba kera biringiraga Imana niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. No kuvuga ngo nkuko Honorine yabivuze, Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo dukwiriye kurimbisha umubiri w'inyuma, ngo tubohe imisatsi, ngo dukanisha imyenda. Gukanisha imyenda ni ukuyidodesha, ni ukuyidodesha uba ufite amasitiri atandukanye y'imyenda, uhinduranya imyenda, uhinduranya ibisuko, uhinduranya amakwafe, uhinduranya icyo. Uwo mwambaro w'inyuma ntabwo ari w'Imana ireba, ahubwo umwambaro wa mbere Imana ishaka kureba, irashaka kureba umurimbo urimbye w'umutima. Banza urimbisha umutima Honorine, numara kurimbisha umutima ubone kurimbisha umubiri. Ntacyo bitwaye urimbishije umubiri ugashyiraho uwo musatsi wawe, ugasiga izo nzara zawe, ukadodesha iyo myenda yawe, ukagira izo style zitandukanye z'imyambaro yawe, ntacyo bitwaye. Aho byaba biteye ikibazo naho waba urimbisha umubiri wibagiwe umutima. Ndumva buri muntu wese asobanukiwe neza iki cyanditswe, ndumva ariko yasobanukirwa. Ntabwo bibujijwe kwambara, kuko abantu benshi bakunda kuvuga, Honorine ubyibuke, bakunda kuvuga ko bavuze ngo ku misatsi, kuboha imisatsi, ariko ntibavuge ku kigendanye n'imyenda, kandi nacyo cyavuzwe, kugukanisha imyenda. Rero ni ukuvuga ngo twese tugendeye mu byanditswe byera, kuboha imisatsi, gukanisha cyangwa kudodesha imyenda ntacyo bitwaye, ahubwo banza urimbishe umutima, maze nurangiza urimbishe n'umubiri. Honorine, siko bimeze? Yego, niko bimeze. Birakwiriye yuko ubaho wera, urimbishije umutima wawe ndetse n'umubiri wawe. Yes, wowe wabyumva gute? Cyangwa se n'ubu urahamanya n'ibi byanditswe, cyangwa se wumva wowe ufite ubundi busobanuro? Ariko ubusobanuro bwose wajyamo ntujye kure y'ibyanditswe byera. Ntacyo bitwaye kurimbisha umubiri wawe, ariko mbere yo kurimbisha umubiri banza urimbishe umutima wawe. Nushaka kuvuga ku by'imisatsi, turasanga imisatsi ubundi ari umwambaro w'abagore. Umusatsi ni umwambaro w'abagore, kandi ni umwambaro mwiza w'abagore. Iyo usomye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 11 umurongo wa 14, reka ariko duhera turasoma no 15. Haravuga ngo kamere yanyu ubwanyu ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi umukozi isoni. Umugabo wahirimbije umusatsi biteye isoni. Umugabo ufite umusatsi nk'uwa Bibiliya ivuga yuko ibyo bintu biba biteye isoni. Wahirimbije umusatsi, udashaka kogoshesha umusatsi, ukaraga imisatsi, bigira ute, muri kamere y'abagabo ubundi ngo bikwiriye kuba biteye isoni. Ariko ku murongo wa 15 haravuga ngo naho umugore yahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe, koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Honorine, wowe uvuga iki ku basore bahirimbiza imisatsi, cyangwa bashyiraho amadredi, cyangwa bashyiraho n'ibindi byose kwa kundi ku mutwe, ubivuga iki? Mu myizerere yanjye ushobora kuba wafashe umusatsi, ushobora kuba ndi umusitari kubw'akazi nkora, bikaba byansaba gukoresha uwo musatsi kubera akazi nkora k'ubusitari. Ntabwo kuba umuntu asuka cyangwa agira ute ari ukuvuga ngo yawurimbishije, biba bitewe nyine n'ikintu akora. Bibiliya iratubwiye ngo biteye isoni, ndetse isoni kandi guhirimbiza umusatsi ku mugabo biteye isoni. Nawe utabyumva, ariko biteye isoni. Birashoboka yuko kubera yuko ariyo mudu urimo urumva tukuvugiye ibintu, ariko biteye isoni. Ariko ni byiza umugore ufite umusatsi. Uraza kumbaza ngo ninde wavuze yuko ari menshi? Ninde wavuze? Guhirimbiza umusatsi gutunga umusatsi. Nta bwoko bw'umusatsi bwavuzwe.
sinzi impamvu abantu bamwe bafata umusatsi umwe bakawigizayo undi bakavuga ko ari uwa naturel. Nta hantu byanditse ko ari uwa naturel cyangwa ko ari umusatsi undi muntu wese aba yashyizeho. Nshuti yanjye, abagore b'i Rwanda nibo mvugaho cyane, muborohere gutunga umusatsi n'ubwiza bwabo n'icyubahiro cyabo n'umwambaro wabo wo ku mutwe. Naho guhirimbiza umusatsi ku bagabo, ku basore, bikojeje isoni. Ubyumva ute? Wowe uhagaze ute mu myizerere cyangwa mu myemerere? Ariko uko uhagaze kose ntujye kure y'ibyanditswe byera. Uyu mukobwa turi kumwe yagize uko ababwira, ukabyumva uko ahagaze. Hari uko mu rusengero iyo babonye uririmba ufite nk'imisatsi babivuga gute? Babibona bati? Wasize inzara? Mbega muri rusange babibona bate? Tubwire. Cyambere nuko nkorera Imana nyizeye, ntabwo bajya bita ku by'imisatsi. Abantu bo muri rusange ntabwo urahura n'abantu bakubwire ngo nta kintu usenga, ntabyo uririmba. Barahari benshi. Bakurikije ibyanditswe bakwiriye guhindura imitekerereze. Ni ibyanditswe byera, bakwiriye guhindura imitekerereze. Murakoze cyane, turi kumwe na Honorine, ariko tukiri muri uwo mwanya wo kuganira, twibaza, dutekereza uko dukwiriye kuba duhagaze mu myizerere. Honorine nawe yaririmba kandi akaririmbira abadukurikiye. Nshuti yanjye, ntuzongere kureba imisatsi na Honorine, ntumurebeho niba wenda utemera imisatsi, ahubwo hari message Honorine agufitiye aka kanya. Murakoze cyane, karibu Honorine, maze uririmbira Imana ndetse n'abantu bakurikiranye Buganza TV. Ninjiye ahera hawe mwami, mubwira ubwo kubaho kwawe, nyemerera nkwegereye udurite igiciro, ntabyo umutima wanjye akira. Ninjiye ahera hawe mwami, mubwira ubwo kubaho kwawe, nyemerera nkwegereye mu turinde igiciro, ntabyo umutima wanjye akira. Mwami akira, 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 akira umutima wuzuye gushima, we mukuru w'ibihe, nyiricyubahiro cyose atira. Yes, murakoze cyane mwese mukurikiranye Buganza TV. Imana ibahe umugisha, kandi Honorine nawe turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Yes. No Honorine, none ahangaha wahatanga iyi message ku bantu bakurikiranye Buganza TV, ku bantu bari bafite indi mitekerereze, wabahereza iyi message ku bantu bashobora guca imanza bakurikije uko umuntu ameze mu myizerere ye, wabahiye message nabaha nuko gukorera Imana atari ukugendera ku misatsi cyangwa ngo barebere ku myenda, ahubwo no kwizera Imana bakayikorera batitaye ko umuntu asutse cyangwa buri muntu wese agira imyizerere ye, uko wizera Imana ari kuyikorera mu buryo bwawe. Yes, aravuze ngo uko wizera Imana ari kuyikorera, ntaho imyambaro cyangwa imisatsi ihuriye n'ubutumwa bwiza cyangwa n'agakiza. Gerageza rero usenge Imana, uyikundisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, maze Imana nayo izakwitura ibyiza. Uyu munsi urubyiruko rukangurira iki?
urubyiruko rutandukanye rutarimo gusenga, wababwira iki, wabakangurira iki, wabaha iyihe message ukurikije uko ubyumva? Hari umuntu uvuga ngo jewe nkurikije uko meze, uko nambara, uko nteye, uko ndeba, uko ngaragara mu maso y'abantu sinajya mu rusengero, kandi akumva mu mutima arabishaka, ariko abantu bakamuca intege ko ntagabiranye no kujya mu rusengero. Bene abo bantu bo wababwira iki? Ikintu nababwira ni ugutinyuka bakegera Imana, kuko mu Mana harimo ibintu byinshi. Imana ifite ubushobozi bwinshi, nanjye hari icyo Imana yankoreye gituma nyizera numva nazanayikorera ibihe byanjye byose. Hari uburwayi nahuye nabwo, Imana irabunyiza. Nabwira umuntu wese ko yakiringira Imana akayikorera, icyo nicyo kintu namusaba. Mukobwa cyangwa musore we kugira ipfunwe z'ukumeze, Imana ntirobanura ku butoni, vayo ukure. Birashoboka yuko abantu wenda bashobora kumva baguheza, bakumva bakujyana inyuma, bakurikije ukusa, bakurikije imyambaro wambara, bakurikije insokozo yawe, bakurikije modeli udodesha, ariko tera intambwe wegere intebe y'imbabazi z'Imana, wegere aheraho mu rusengero. Imana yo yiteguye kukwakira, nubwo abantu bagucira akarurutega, batagucira akarurutega, ariko Imana yo igufitiye imbabazi kandi yiteguye kugufata ndetse ikagufata neza, igahindura ubuzima bwawe ndetse igahindura n'amateka yawe. Nubuye buhamya waha abantu mu munota umwe, urubyiruko waha urubyiruko ukababwira ukurikije, ukababwira ngo wenda uvuye muri ibi byagenda gute, ukabaha gato testimony, ubuhamya gato wenda bw'ibyakubayeho? Ubuhamya naha abantu, ari igihe umuntu yireba akiyumva. Iyo utarahura n'ibibazo ukiyumva, wareba ngo uri mwiza, uteye neza, nyine ukumva nyine uri kwiyumva cyane, ariko ntabwo ari byiza, kuko iyo utarahura n'ikibazo wumva ko ibintu byoroshye. Ariko njye hari ikibazo nahuye nacyo gikomeye cyane, ndumva tuzabigarukaho nabiteguye. Gusa hari ikibazo nahuye nacyo gikomeye, kimaze ukwezi mu bitaro. Ababyeyi bumva ko bitashoboka, bumva ko bitakunda, ntakongera kubaho. Byaragiye ko urwego nari ngezeho twari urwego rwo nyine kunererana, ariko nshimana ko yarankuye aho hantu. Nicyo kintu nshima Imana. Niyo mpamvu nabwira umuntu wese ngo niyiringire. Umubiri uraguhinduka umunota umwe, wa mubiri wiringiraga ushobora kuguhinduka mu masaha make. Niyo mpamvu nabwira umuntu wese ngo niyiringire Imana, ayikorere. Icyo nicyo cya mbere. Honorine atanze message ku rubyiruko, aravuga ngo wizera cyangwa wiringira ubwiza, ukiringira umubiri ukaguhemukira kandi umubiri ukagutenguha. Nshuti zanjye, basore namwe nkumi, mwumve iyi message cyangwa ubutumwa Honorine abahaye. Nawe in time cyangwa igihe icyo aricyo cyose umubiri waguhinduka, gana inzira y'Imana, injira mu rusengero, hindura imyitwarire, hindura uburyo. Imana ntabwo ikugaya, irakwakira ukuri. Garukiraho umubiri utaraguhindura. Honorine atarabyumva neza, ntabwo yumvaga ibyo bamubwira, ariko amaze guhura n'icyo kibazo nibwo yaje ahagarara mu murongo neza, aravuga ngo koko kwiringira ubwiza, kwiringira umubiri ni bibi cyane, byakugeza no mu rupfu. Rero nshuti yanjye, garukira aho ngaho, reka kwiringira ubwo bwiza bakubwira n'uwo mubiri, nuko uteye, nukureba, nukuresha, n'ubwo bwenge, n'ayo mashuri, n'ako kazi. Reka kubyiringira mukobwa mwiza, musore mwiza, garukira aho ngaho. Ni wowe torero ry'ejo hazaza, ni wowe mbaraga z'igihugu, ni wowe mbaraga z'isi, ni wowe muryango ufitemo icyizere, ni wowe garukiraho. We wizera ute cyangwa imyemerere yawe iteye iti? Wari wiringiye ubwiza bwawe? Wari wiringiye amashuri yawe? Wari wiringiye akazi kawe? Nawe igana natwe, ganira natwe, maze uhindure imitekerereze yawe. Imyizerere yawe yakubwiraga yuko gutunga umusatsi ari cyaha, uri kure y'Imana, Imana itakumvita na kwemera. Kurikirana ijambo ry'Imana, shingira ku butumwa bwiza, maze ugire izindi nyigisho uhakura, nawe uzarushaho kungukirwa. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha abakurikiranye Buganza TV.
iki kiganiro mpagaze he mu myizerere cyangwa mu myizerere cyangwa se mu mitekerereze yo mu mwuka. Iki kiganiro gicaho buri munsi saa 6 z'amanywa. Murakoze cyane, twandikire cyangwa kandi uduhigire ibitekerezo muri message, utubwire ngo muzaduhe isomo cyangwa muzatwigishe kubigendanye n'ikintu runaka. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka Honorine aducishirizeho akandi nkakaririmbo ko kuramya cyangwa ko gakorasi ariko kose gashobora gufasha society cyangwa n'urubyiruko muri rusange. Murakoze cyane. Tongeye ndagushimye Mana, nibutse ya mbere bihambaye, nibutse hahandi wankuye, nubwo byari bikomeye, numvaga bitakunda, nukuri warakoze, tira 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 mashimwe yanjye, tira 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 mwami, wowe nagureba nk'abantu, wowe nagureba nk'abandi, aho tuba twumva twishoboye, wahindura amateka ukabihindura, nanjye narakubonye, nanjye narakumvishe, atira tira tira. Yes. Aratubwiye neza, tubwiye mu magambo akomeye, aratubwiye ngo nawe Imana yaguhindura amateka, wa mukobwa nawe Imana yaguhindura amateka. Bakugira inama ukanga kumva, ukanga kureka kuva mu gakungu, ejo nejo bundi twatakaza ubuzima bwawe, ejo nejo bundi twakubura. Bakugira inama ukanga kuva mu biyobyabwenge, ejo nejo bundi twakubura muri societe nyarwanda y'abahanganira iterambere, ejo nawe ukayisanga mu magororero. Ntabwo byaba binejeje, ntabwo byaba bishimishije societe nyarwanda cyangwa imiryango yanyu cyangwa yacu dukomokamo, ahubwo dukwiriye kumva tukegera Imana, tugahindura imitekerereze n'imyumvire yacu, maze tukaragwa umugisha ndetse n'ubukire tukiri muri isi. Murakoze cyane, mukore subscribe, share and comment, maze mutubwire twaganira kuki. Imana ibahe umugisha.